Amazina yanjye bayita Mugisha Patrick, ndi umwana w'imyaka 17. Navutse mbana na mama, data nawe nzi. Gusa mu buzima buri muntu wese arananirwa. Mama yafashe icyemezo cyo kunyohereza kwa papa ngo ngende bariho kuko ariho hari ubuzima bwiza. Guhera uno munsi nanjye ngomba kubaho kandi ngashimisha mama. Ese ibintu mama ari kumbwira ngo ngende kandi nawe nta muntu asigaranye, gusa ariko mama nawe ntaganya gato. Reka njye kugerageza turasubira. Doresi, papa umeze neza? Ubundi reka mbanze nkubaza. Ari njye nawe ninde nyir'urugo? Ngo? Ese usimbutse hariya hari atarafuye? Papa arahanumvaga ari kure kabisa. Abundi uvuye? Uvuye? Ufite nyashu udafite ko. Niko Kabo. Mazi ikigara ameze. Kabo. Karame mabusha. Nagari wende guhamagara. Mabusha rega muziki bantwaye. Igihe watekeye guhera mu gitondo urabona abantu badashonje. Nanjye sibye ko nanjye nshonje. Shonje. Ariko babivuze ukuri izina ni ryo muntu. Ubizi sa Reba ukuntu waturamye wicaye waje kudamarara. Oya naje mu kazi ukumbwira ngo kurya no se kubateka. Nigeze umbwira ikintu nde? Aya nabyo nakubwiye. Egura urugo rubarwane stress. Okay. Present. Uri kuyeka cyacu cucu. Nega amatwi nyumva. Ngiye kugenda. Ako Kabo. Uretse ngiye kugenda nkwerereza amafaranga. Ugenda ugura ifi. Uri kumva? Ifi. Ifi. Semo hanara. Ukasakurishe mwani. Ugenda ugura ifi. Ugure na sosiso uteke mu muceri ukore n'agasosi nyine k'ifi. Sibyo? Inye. Sosiso akicucu. Sombe ni sosi. Hako. Ni sosi mabusha. Kinzani cyagikuye. Uyiteka rero nkubwire mwana wanjye ugomba kumenya ko nyina wundi atari nyoko. Akira hano hariho nimero za so mo mwimbere n'ufungure harimo n'agafoto kiwe kugira ngo tutaza kukugora cyane. Ugomba kwihangana ibyo gukorera byose ukamwubaha ugaca bugufi, mbese n'umwana usanzeyo ukamukunda kuko n'umuvandimwe wawe nubwo mutazindimwe kuri mama wawe, sibyo? Kandi hano nari mfite ibiceri biri bikugeze aho saba neza, ni kwa nayo inzira neza ku muhanda ku gipangu cya mbere gihari. Ati harasaguka wa nayirindazi ndabizi yakunda kuri ubwo ndagenda ndamira ubwo sinsanze baranasiye. Nago bahasenye nimero yanjye nayo nayishize hano kuri aka gapapuro. Basi se papa yitwa Mukimenye na nababaza. Utangiye kungora ko. Nanababaza ukuntu yitwa basi. Yitwa Mukunzi. Mukunzi. Kandi arakuzi ndabizi aragukunda nubwo yigira ikigwari tamenye iby'abagabo nyine. Wowe uzihangane umva uzirinde kurakaza mukaso cyane. Urebye nabi yanakuroga. Ba mukase b'abantu sinyambizera. Ujye umwubaha uca bugufi nanagucira mu maso. Ujye wihanagura ubundi mwikora. Sibyo? Kandi ntukazana amagambo uri umuhungu. Uzambera imfura dore ubuzima mbayemo ni wowe nteze ahazaza hanjye.
neza nawe neza amakiriro mwana wanjye sibyo Imana ikugenda imbere kamugeze hano ruguru gato ubundi ugenda ufate n'akagare ka defa ubundi urutera imbere wakora imodoka irakugeza kwa nayini yawe se nijuru ukomangara umuntu ukomanza amasaha Come on. Hey, grip comes. Mwana we n'ibintu bisimba kumukuru. Oya nahagaze hano windire soze. Barose no se kuba tumujyana mu gisoma. Munzu. Okay, ahubwo wowe genda ubundebera akaboyi yuko bya bintu nabitunganye mbivugana n'uyu mwana. Ugushije icyakanyamasi. Shaje. Genda. Genda. Inyama. Cyana cyagiye rero. Ugiye kukasiga nguki. Kaza murawe byari nawe. Nabwira nawe. Ajya ngusha kukoze. Urashaka nde muri ubu. Ngo nyoko yakubwiye ngo iki? Ngo nyoko yakubwiye ngo iki? Nyoko yakubwiye ngo iki? Oya, uru rugo rwacu ubanza urwitegereza uruzenguruke urebe hano hose. Ntabwo twabyara abana basa gutya. Nyoko yakubeshye. Yabaye so kuva ryari? Yanyereje n'amwe ngo ninzana kwa mukuru. Yanyereje yambwira ngo ninze kwa mukunzi. Uru rugo ubanza undebe. Urebe n'umwana. Uziko nakaboye umukozi wanjye kurusha gusa neza. Ubu urabona urugo. Ubwo mwayengereye inzu yuzuye ngo yakohereje ngo ujye kwa so. Reka ujye kubwiranye kuko yakubeshye ahubwo soka. Soka. Waretse akabanda. Oya, soka ujye kumutegereza. Waretse basi n'abantu.